iyo ufashe concombre ugafata indimu ugafata imboga za persile ntabwo urenze ibiyiko bibiri bibinduka ryo salade ufata twitwa blender maze ugacomeke karabigenewe ushyiremo izi mboga uzisye ufashe iyo concombre ufashe persile ibiyiko bibiri ufashe n'indimu maze ubisye ako karahuri ukanywe uzaba ufite amahirwe yo kubona isabune yo koza igifu ukoza amara yombi amatono manini ukoza umwijima ukoza impyiko no mu muhogo wogeje amara ntiwagwara hemoroide wogeje amara ntabwo wagira za nduru z'imyuka myinshi mu nda uturi imibe usuragura unutse umwuka ntabwo byaba noneho wogeje impyiko burya zamera neza wakwihagarika neza ntiwacika umugongo ntiwagira inyota ya nijoro ntiwagira imyuni itagira impamvu fata iyo ndimu fata concombre fata persile bisye unywa ayo mazi yabyo uzabikore kane mu cyumweru uzabikora iminsi 16 mu kwezi nyuma nudakiriza urwaye uzabonga baze ngo mbeko mwatubeshye persile ntabwo ari imboga zipfuye kubaho gusa ahubwo ubwayo ifite umurimo ukomeye cyane ituma abantu uruhu rwabo ruzana ibyuya neza irinda indwara yo kubyimbagirana igatuma abantu batagwara kaneki ituma abantu batagwara umuvuduko w'amaraso ituma abantu batagwara umwijima ikabakingira indwara z'impyiko ivura abantu bagwaye gute ni umuti mwiza kuri rubaga impande abigimba bakabura imihango badatwite barayikeneye ituma abantu bataribwa bari mu mihango yongera ubushobozi ku bagabo n'abagore bwo kubaka urugo ituma inkari z'umuntu ziba nziza boka mu ndimu ikombalo gaze irwanya imyuka myinshi mu nda fortifie l'estomac abantu bayirya bahorana igifu gifite imbaraga soulage les maux de tête ifasha abantu bagwara umutwe le vertige ifasha abagwara ikizungera étourdissement et nausée abantu batubwenge irinda indwara z'ibyuririzi kwanduzwa n'ubusabusa utugwara twose wahuye n'umurwayi wicurane ngo biragufashe wahura n'urwaye inkorora ngo wayirwaye bityo irinda indwara z'ibyuririzi diuretica mu nzira zo kwihagarika nk'impyiko uruhago imiyoboro iva mu mpyiko ijya mu ruhago iva mu ruhago ijya hanze iyo yose ivurwa na onyo ifasha impyiko zigakora neza ikarinda abantu imbatwe kandi ubishoboye wabonye ryatunda bita pome ugafata indimu ugafata na onyo yarangiza ukanabyo ukabikatakata salade yabyo cyangwa ukabigira umutobe uvuye indwara nazo cy'igifu umwijima ngo nta wundi muti w'imbere wabivura kure si ibyo gusa aho wishizeho herayo uvura umutima n'impyiko amara n'igifu na rubaga impande waba ukizaho amavuta y'ibihwagari ibiyiko bibiri waba uvuye umwijima ibibyimba umwingo igicuri fata onyo indimu yarangiza ushyira amavuta y'ibihwagari uri kuvura ibibyo Linda Afya yarangiza aya magufa yubakwa n'amazi n'imboga cyane iyo utariye neza aramungwa akenera umusokoro ugizwe n'ibintu bitukura by'umuhondo n'iby'icyatsi ugomba mvuze karoti urunyanya n'imboga rwatsi ibyo bintu biba bikenewe cyane kugira ngo amagufa yawe akomere cyane bigomba kuvugwa muri kino gihe ko ningera mu gihe cyo kuvura ngeze mu musozo w'icyigisho ndashaka ko mubyumva neza kurya neza rero ni ukurya ibikuza ni ukurya ibivura ni ukurya ibitera ubwenge impamvu muri zaburi 139 zaburi 103 zaburi 104 hatubwira ibintu birebana no kurya gusa ariko no kurema haranditse ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje wanteranirije mu nda ya mama ibyo umutima wanjye ubizi neza undemeshereza ubwenge mu byo hasi y'isi iyo ni zaburi 139 umurongo wa 13 kugeza 15 naho zaburi 103 umutima wanjye himbaza Uwiteka ibindi bo byose mu muhimbaza izina rye ryera duka kwiyagirwa ibyiza akwiriye byose niwo ubabarira gukiranirwa kwawe kose agakiza indwara zawe zose
Zaburi 104:14 iha abantu imboga zo kugaburira itanga imboga zo kugaburira abantu, inzabibu zishimisha imitima, amavuta yo gukesha mu maso, ibaha n'umutsima wo gukomeza umutima. Havuzwe ubwoko bune bw'ibyo kurya. Havuzwe umutsima uva mu binyampeke, havuzwe imboga, harimo y'amoko 5 y'imboga, hakaba harimo imbuto zagereranyijwe n'umuzabibu. Umuzabibu bwahagarariye imbuto zose, yarangiza hakaba n'amavuta yandi abibwira ko biryoha ariko bigeze mu mavuta gusa batazi guteka. Bishobora no kuryoha nta mavuta ariko. Igihe cyose wabara warize ishuri ryo guteka. Kurya kugizwe nuko buri munsi umuntu akwiriye kwinjiza mu mubiri we amoko 6 y'ibintu byinjira mu mubiri we. Umuntu agomba kurya ibyo kurya bigizwe na proteine, bikuza umubiri, biwurema, birema amaraso, birema ibyo bita imisemburo ngengamubiri, ibyo bita hormone. Ni ibintu 14 bikorwa na proteine, bivuze ngo iyo ubisibye uba ufunza amarembo y'ubuzima 18. Ugomba kumenya aho proteine ziva. Igihe izi proteine uzumva, ugomba kumenya aho ziva nuko zitegurwa. Saho gusa umuntu akeneye ibiryoherera biva mu binyampeke, amasaka, ingano, uburo, muceri, yitwa avane, yitwa quinoa, n'ibintu byinshi cyane dufite hano iwacu twakoranywe n'Ababirigi. Byinshi batuzaniye n'intusi, ntabwo batuzaniye ibiribwa by'amoko menshi. Noneho ubwibyo icyo nshaka ko mwumva gusa gato cyane, ibi biryohera bitera imbaraga. Umuntu akwiriye kurya ibigori, akarya umuceri, atari uko bigezweho ahubwo nuko bibarirwa mu byo kurya bitera imbaraga. Ugomba kurya ibintu by'amavuta. Ntabwo amavuta tuyarira kuryoshya ibyo kurya, ahubwo atuma ubushyuhe bw'amaraso buhora ku rugero rukwiriye, kandi imyakura imitsi yumva yo mu bwonko ndikunde gutoboka ubusabusa. Bigagusaba kurya ku rugero, ntabwo urya amavuta angana n'ibyo kurya ugiye kurya. Dukeneye icyo bita imyunyungugu biba mu mboga no mu mbuto, kugira ngo ibi bifite imirimo 3. Ni ukurya ibyo kurya, ingingo zawe zigakora umurimo wazo neza bitewe n'imyunyungugu, zigakorera izindi bitewe n'imyunyungugu, zigakorana n'izindi bitewe n'imyunyungugu. Niko kamaro k'imbuto n'imboga, nukugira ngo ingingo zishobora umurimo wazo, zishobora gutabara izindi, kandi zemera ubufatanye, icyo bita organisation. Kubiga ibyo bita physiology bashobora kubyumva neza. Ako niko kamaro k'ibyo kurya by'imboga n'imbuto. Ntabwo mvuze ko bivanga, ahubwo nuko bimwe bigira amasaha byagenewe, ibindi bigira amasaha byagenewe. Nabwo simvuze ko biryakagura, ahubwo niba bimwe byariwe mu gitondo, ibindi biribwe nimugoroba. Nkuyeho akanyabazungu, umwirabura yayibwira ngo umenye umuzungu yaravuye mu ijuru. Oya, nuruha kurusha n'ubundi burahwanye. Ikindi kurusha n'inararibonye yuko yagutanze ingorane akamenya amahirwe. Iyaba nawe waragize ingorane imbere ye muhamunganya ubuhanga. Icyo nshaka kuvuga niki? Imbuto zirabanza, ntabwo ziherukwa. Ntabwo turya dukoresha ibyo bita dessert, kuko iyo ziherutswe umuntu agira ibyo bita flatulence, agira imyuka myinshi mu nda, agira igihagiriza. Ariko iyo zibanje zitegura amara neza, yarangiza ibyo kurya byakurikiraho bitarimo imboga, ingingo zikagubwa neza. Hirya umuntu akeneye icyo bita amavitamine, ni icya 5. Ubuzima bw'umuntu bukeneye kuyobokwa bitewe n'amavitamine. Tanze nk'ikitegererezo, vitamine bita A ni irema igikanka kandi igatuma ingingo nyinshi zibaho. Isicyo bita differentiation cellulaire, kugira ngo ingirangingo akaboko ke kubigufa rimwe, akaguru igufa rikorere mu rugero rwaryo, ijisho ritegwaho ryagenewe, iyo difference vitamine A ibigiramo uruhare yihuye n'icyitwa zinc. Umuntu aba akeneye vitamine B mu itumanaho ryo mu muntu, kugira ngo wibuke amazina, umenye kwandika, umenye kwibuka, umenye amashusho, uzirikane ibyo ubwiwe, byose biterwa n'imitsi yumva, biba bikeneye ubwoko bwa B. Kuko igihugu kigira abaturage, kikagira
n'ubutegetsi ni nako kiba gikeneye n'ingabo. Niyo mpamvu umubiri w'umuntu uba ukeneye vitamine C kugira ngo indwara ze kukwadukira, amaraso yawe igihe yirukanka mu mubiri ajya agenda aherekeranyije n'inkingiramubiri cyangwa se abasirikare b'umubiri. Bikeneye ibintu byitwa vitamine C ikunda kuboneka mu bintu byose bibisi udashobora kubona mu byo watetse. Bigasaba ko buri munsi umuntu arya ikintu kibisi, kuko ingabo zihora zikenewe mu gihugu. Nubwo haba hari umutekano, ingabo ziba zikenewe mu gihugu. Ni nako nubwo waba utarwaye ukeneye vitamine C mu buzima bwawe. Umuntu wibatse ku magufa 206 arimo amagufi n'amaremare. Amato cyane aba mu gutwi, n'irirereye cyane rikaba mu kibero. Yarangiza aya magufa yubakwa n'amazi n'imboga cyane. Iyo utariye neza aramungwa, akenera umusokoro ugizwe n'ibintu bitukura, by'umuhondo n'iby'icyatsi. Ugomba mvuze karoti, urunyanya n'imboga rwatsi. Ibyo bintu biba bikenewe cyane kugira ngo amagufa yawe akomere. Cyane bigomba kuvugwa muri kino gihe ko ningera mu gihe cyo kuvura, ngeze mu musozo w'icyigisho, ndashaka ko mubyumva neza. Hirya umuntu akeneye kwiyuhagira, umubiri akeneye gukoropa inzu, nibyo, oza umusarani, nibyo, ariko ibyo byose uko ukeneye isuku yo hanze aho bareba no ku mubiri, niko ukeneye n'isuku yo mu mubiri wawe. Ugomba kunywa amazi. Aya ngo utari kurya, kuko utafatanya koza isahani no kwisukaho ibiryo, ubanza koza ukabona bashyiraho ibiryo. Ni nako udakwiriye kunywa uri kurya. Ubanza unywe nyuma y'iminota 30 cyangwa 45 bitewe n'imiterere y'igifu cyawe cyamenyereye ibikonje, kikaba kidashobora gushyushya. Nyuma ubona urye, ariko urugingo rwawe rumaze kuruhuka kandi rwamaze koga neza. Birakenewe buri munsi, uburyo umuntu akeneye litiro 1 n'igice igihe cyose atari yarenze ibiro 70 umunsi. Ngiyi imirire dukwiriye kugira ngo uko iyo turiye nabi tugira imyifatire mibi. Ntabwo ndi bujye kuri ibi bintu ngiye muri byinshi cyane, ahubwo ndashaka kuvuga ibintu bike byabavura kurikije uko mbona ikirere gikonja. Yibuka ko mufite n'umuyaga ubahuha, yibuka ko benshi bagenda ku magare, yibuka abandi benshi ko ari abahinzi, babasa n'abafite akazi nabo bakoresha za computer cyane. Ni bibi cyane gukoresha ubwenge cyane utari ibyo kurya bitera ubwenge. Ni nabibi kurya gukoresha imbaraga nyinshi cyane kandi wari ibyo kurya bidatera imbaraga. Birakwiriye ko ingingo zawe zose zikora ariko zahawe cyo bita carburant, ari cyo wazihaye zikeneye. Ibyo kurya bibi bitera imyifatire mibi, uburara, uburwayi n'ubugoryi. Niyo mpamvu dusaba kurya neza. Igihe ngiye kugera aha, ndaza kugaruka ku musozo muto cyane ngana ku ngingo ikomeye nifuje ko twese tukatekereza. Ubu buzima bwacu tugomba kubwitaho. Burabangamiwe ku mpamvu nyinshi. Ufashe igitabo cyitwa Santé par les plantes, soma gake maze twumve icyo twakora muri ubu buzima bwacu. Ufashe ikintu bita, nubwo kitazwi na benshi ariko ko mwegereye umujyi muraza kukimenya, akantu bita concombre. Aka kantu konyine ubwako gusa karakomeye muri byinshi, ariko nifuza ko buri wese yakazirikana kandi akakamenya. Iyo ufashe akantu bita concombre yarangiza ukakarya, aka kantu kagira icyo ukavanga nako kabigenewe, kandi buri wese akagerageza kukumva neza. Muri iki gitabo ni page ya 315 harimo aya magambo ngiye gusoma, kandi abankurikirana ni byiza ko bakuvura, ariko ntagesa no kwivura. Wakimuhana kaza imvura igizite. Ehese, ngaho tega amatwi rero. La salade de concombre nature, ou si on préfère avec du citron et du persil. Salade ya concombre cyangwa se concombre kuyirya ari mbisi nk'uko imeze.
by'umwihariko ukizaho indimu ndetse n'imboga bita persile. Manger le soir, ukabirya ari nimugoroba. A la vérité de nettoyer l'estomac, les intestins, le foie, les reins et la gorge. Iyo ufashe concombre mbisi, ugafata indimu, ugafata imboga za persile, ntabwo urenze ibiyiko bibiri, ibindi ukarya salade, waba wishoboye. Njya mbona igihugu cyaratugiriye neza. Burya haruguru umuntu yambaye ikirezi ntamenya ko kera kubona amashanyarazi yarageze no kubakene. Ntuyabyaza umusaruro gusa ukazava ngo uzabishariraho telefone gusa. Mujye mushariraho n'ubuzima bwanyu. Ntabwo ari telefone ikeneye, ntabwo ari bateri ikeneye umuriro gusa, nawe urawukeneye. Jya ugerageza gufata utwitwa blender maze ugacomeke karabigenewe, ushyiremo izi mboga uzisye, ufashe iyo concombre, ufashe persile ibiyiko bibiri, ufashe n'indimu maze ubisye. Ako karahuri ukanywe, uzaba ufite amahirwe yo kubona isabune yo koza igifu, ukoza amara yombi, amatono manini, ukoza umwijima, ukoza impyiko no mu muhogo. Izi za angine ntabwo zakongera kugufata. Kandi unyumvige nivuga za angine, birababaje. Angine ni indwara, hano muri kureba hano mu muhogo hariho imvubura bita tiroyide. Ku bahanga bayita ngo ni glande de liaison. Ihuza ireba imisemburo iteye ubwoba ku buryo ihungabanye gato cyane umubiri w'umuntu ubungabanye cyane. Niyo mpamvu mwirinde ikintu cyose cyatuma abantu barwara indwara zo mu muhogo. Uje mugira igihe bitari cy'amasose gusa, burya n'ibigori kugira ngo biharature, arangiza muri ibijumba by'amaganda, yarangiza kugira ngo mbese ibyo kurya bikomeye binyure hano, byoza kandi bita macrophage, yarangiza kugira ngo uru rubobi rw'amasose rwe kujya ruhora ruhabitse imbere nkaho harimo urubobi abantu bamesera bamena amazi. Mbese mujye mwoza amenyo, ariko mureke n'ibyo byo kurya bikomeye byoze mu muhogo. Ibyo iyo umuntu aharwaye, umutima urangirika, impyiko zikangirika n'umwijima ukangirika. Niyo mpamvu uba ukeneye ibi bintu, kurya ibyo kurya byoza na hehe no mu muhogo. Il dissout l'acide urique et graisse superflue. Ibi bintu ntabwo byoza hariya gusa, ahubwo bikamura indwara iri mu muntu n'amavuta mabi. Le jus de concombre est excellent pour la peau. Umutobe wayo ni mwiza ku ruhu. Il fait disparaître les taches de roussel. Iyo umubiri wawe ukunda gutukura ubusa ugasa n'uwahiriranye urakira. Et autres taches, l'excès d'huile. Iyo wagize amavuta menshi mu mubiri, il donne de la texture à la peau, yubaka uruhu neza, et corrige les petits aspects de l'hemorroïde. Abantu bakunda kuyirya bafite amahirwe yo kutagira iminkanyari. Ngoko dukwiriye koza wogeje amara ntiwagwara hemorroïde. Wogeje amara ntabwo wagira za nduru z'imyuka myinshi mu nda, uturi imibe, usuragura, unutse umwuka, ntabwo byaba. Noneho wogeje impyiko burya zamera neza, wakwihagarika neza, ntiwacika umugongo, ntiwagira inyota ya nijoro, ntiwagira imyuna itagira impamvu. Umwijima wawe woze, ntabwo wajya ubabara uruhande rw'urumoso, wambe rw'ururyo, ntiwagira imisonga mu rutugu, ntiwayigira mu mbavu ahagana mu mugongo, ntiwajya ukunda gucika umugongo ubusa, ntiwagira inzozi nyinshi zitagira impamvu, ntabwo wajya urya ibyo kurya birimo amavuta ngo umererwe nabi, ntiwajya guhuma iminwa. Ufite impamvu iyo umuntu umwijima utarimo amavuta menshi amererwa neza. Igifu cyose ntabwo wajya icyo bita endesi, ntabwo wabaho utagira ibyo bita decision. Wajya umenya gufata ingamba, ugafata imyanzuro, ukiyemeza, yarangiza. Ayo niyo mpamvu zigomba gukoreshwa. Il est utile aussi dans le traitement des résiliations chez les malades qui doivent rester longtemps arrêtés. Irafasha cyane kuba ari babandi baheze mu buriri bagwaye indwara z'ubumuga zidahaguruka, abandi bajya batoka amatako n'ibirenge n'ibitsi. Bene bo iyo babiriye batyo, iyo mvange bamererwa neza. Persile ubwayo, le persile contient de la vitamine C en abondance. Irakungahaye muri vitamine C. Il nettoie l'estomac et stimule la production des sucs gastriques.
ikaba yoza igifu kandi igatera indurwe nziza mu gifu. Une décoction préparée avec 30 grammes de racines. Ni birebire cyane ariko ngereka nge aho nari nshaka. Eragicome sudorifique, soulage l'hydropysie, la jaunisse, l'hypertension artérielle, les affections hépatiques et rénales, la goutte, le rhumatisme, les règles tardives, la menstruation douloureuse, l'impuissance, l'urine trouble, elle améliore aussi la mémoire. Persile ntabwo ari imboga zipfuye kubaho gusa, ahubwo ubwayo ifite umurimo ukomeye cyane. Ituma abantu uruhu rwabo ruzana ibyuya neza, irinda indwara yo kubyimbagirana, igatuma abantu batagwara kaneki, ituma abantu batagwara umuvuduko w'amaraso, ituma abantu batagwara umwijima, ikabakingira indwara z'impyiko, ivura abantu bagwaye gute. Ni umuti mwiza kuri rubaga impande. Abigimba bakabura imihango badatwite barayikeneye. Ituma abantu bataribwa bari mu mihango, yongera ubushobozi ku bagabo n'abagore bwo kubaka urugo, ituma inkari z'umuntu ziba nziza, ikaba ituma umuntu yibuka. Ayo ni persile. Ngaho fata iyo persile, ngaho fata iyo concombre, ngaho fata iyo ndimu maze ubisye urebe ukuntu ubugize amahirwe. Aho gutegera ngo abandi babigukorere, ndavuga ku ndimu gusa maze mbengana ku cyerekezo kindi cy'uburwayi. Indimu nayo irakenewe. Impamvu ikenewe, abandi benshi cyane bangura kwirasharira. Urya hasharira indwara no yindi muntu isharira. Werebye neza ukuntu ingeso mbi n'indwara bisharira no wamenya ko indimu isharira. Mujye muzirikana neza ko hari ibintu byiza biriho. Baje 269 y'iki gitabo cyitwa La Santé par le Plante, haranditse havuga akamaro k'indimu. Impamvu yatumye nshaka kubivugaho, ndahera page 470. Umuganga witwa Dr Eugenio Arias mentionne les propriétés suivantes du citron. Niwe wavuze neza urutonde rw'ibikomoka mu ndimu. Irikomba le gaz, irwanya imyuka myinshi mu nda, fortifie l'estomac, abantu bayirya bahorana igifu gifite imbaraga, soulage les maux de tête, ifasha abantu bagwara umutwe, le vertige, ifasha abagwara ikizungera, étourdissement et nausée, abantu batubwenge n'abagira iseseme, irikomba le scorbut, irinda abantu amaraso afatanye bituma bagwara imisonga, iripurifie le sang, indimu yoza amaraso, irikomba le diarrhée, ikabigwana n'impiswi, la dysenterie, macinyamyambi, affection nerveuse, irinda abantu gwara indwara z'imitsi yumva, palpitation cardiaque, indimu ifituma abantu umutima utera neza, rhumatisme, kabifasha abantu bagwaye rubaga impande, arteriosclerose, imitsi y'umuntu ndikomba gatana ngo ikomere aho biroroha, le cancer, takitwa terpene kitwa iyo terpene y'ubwayo gusa ivura iri mu bikingira kansere, la tuberculose, akaba ifasha ngo abantu batagwara ibituntu. Fata noneho ya concombre, ufate na ya persile, ngaho fata ya ndimu, ngaho bisike. Mbese niyo tukijyana ni bande bari kubona ko umuntu yabanyoye umuti w'ingenzi. Urazi ngo izo muje kuvuza zirenze izo mwaje kuvuza zose ushaka kube wanditse neza. Icyakora birawura bakunda gukorerwa, kandi HCR ifite amashami make ku isi. Ibintu byose byo guhora utegereza ngo abandi babigukorera mujye mubivamo, mujye mwiga kwikorera. Yarangiza buri muntu wese yige kwikorera, kuko akimuhana kaza imvura igizete ise. Fata iyo ndimu, fata concombre, fata persile, bisike unywe amazi yabyo, uzabikorekane mu cyumweru, uzabikora iminsi 16 mu kwezi. Nyuma nudakiriza urwaye uzabonga baze ngo beko mwatubeshye. Ndavuga undi muti gusa usigaranye umwe, kugira ngo nibura siwo gusa, ahubwo nuko ejo tuzacumbura twige byinshi. Bababwiye ko nejo tuziga. Hari igitunguru cya oignon. L'oignon a une grande réputation comme plante utile à la guérison de nombreuses maladies. Izwi nk'iki ifite ikivugo gikomeye cyane, ni ikimera gikiza indwara z'amoko menshi.
stimula abantu bayirya ntibahora basukuma biruhutse ubutitsa baba bafite imbaraga. Ntabwo waba wayirariye umudamu wayitetse mu birayi cyangwa mu bishyimbo ngo nugera imbere y'imashini wicuza kuyifungura. Ntiwajya guhinga ngo ubanze ukururuke, ntiwajya ku ishuri ngo wicuze ikaye. Oya, abantu bayirya ntabwo bakururuka, baba bangutse, très rapide, baba bangutse. Niko kamaro kayo. Anti-infective, irinda indwara z'ibyuririzi, kwanduzwa n'ubusabusa utugwara twose. Wahuye n'umurwayi wicurane ngo biragufashe, wahura n'urwaye inkorora ngo wayirwaye. Bityo oya, irinda indwara z'ibyuririzi, diuretika, mu nzira zo kwihagarika nk'impyiko, uruhago, imiyoboro iva mu mpyiko ijya mu ruhago, iva mu ruhago ijya hanze, iyo yose ivurwa na onyo. Vermifuge, ikintu kivura inzoka ngo nizo mu nda. Antirhumatismale, akaba ari urukingo rwa rubagimpande. Yadusira po itera itoto uruhu, iregenera organisme, itera ubusore cyangwa se igahembura ingingo. Soulage les maladies pulmonaires, ifasha no ku ndwara zo mu buhumekero. Bronchite stimule les fonctions digestives, ituma imyanya igogora ikora neza. Soulage le rein, constipation et impuissance, ifasha impyiko zigakora neza, ikarinda abantu imbatwe kandi igatuma abantu bagira ubushobozi mu kubaka. Ntabwo nibuyiyeho cyane, iribwa iti nayo irafatwa iyo ubishoboye wabonye ryatunda bita pome, ugafata indimu, ugafata na onyo, yarangiza nabyo ukabikata salade yabyo cyangwa ukabigira umutobe, uvuye indwara nazo y'igifu, umwijima, ngo nta wundi muti w'imbere wabivura. Si ibyo gusa, aho wishyizeho erayo uvura umutima n'impyiko, amara n'igifu na rubagimpande. Waba ushyizeho amavuta y'ibihwagari ibiyiko 2, ukaba uvuye umwijima, ibibyimba, umwingo, igicuri, fata onyo, indimu, yarangiza ushyira amavuta y'ibihwagari, uri kuvura ibibyimba. Niba uri kuvura uyarishyizeho erayo, uri kuvura erayo, ngaho fata pome, fata onyo, ufate indimu, ushyireho erayo, uri kuvura umutima. Babijya 4 mu cyumweru ukwezi, yarangiza ukabirya wenda kurya ku manywa, uko niko uri kuvura. Akwibaza ngo mbese umutima wabwirwa n'iki ko urwaye? Hari impamvu. Iyo ugenda amaguru yawe kuva mu mavi akaruha mbere, ufite ikibazo cy'imiterere y'amaraso. Iyo uryama nijoro wisegura akaboko k'ibumoso kakaruha vuba, kazamo ibinya, ufite ikibazo cy'amaraso mu mitsi. Iyo ukunda gucika ibikanu, ufite ikibazo cy'umutima. Iyo wumva mu mutwe hashya, winjereye mu matwi, iyo wumva ufite ubwoba, ufite agasonga mu ibere ry'ibumoso, ufite ikibazo cy'inzira z'amaraso. Fata iyonyo, ngaho fata iyo ndimu, fata, niba ubishoboye shyireho pome, niba utabishoboye koresha ibyo byombi gusa, ushyireho erayo, uzaba uvuye umutima, uvuye igifu, uvuye amara, uvuye impyiko, uvuye n'imitsi. Ariko nushyiraho amavuta y'ibihwagari, uzaba uvuye umwijima. Linda Asia.